Turakishimira gutanga ubumenyi butagira umupaka ku wari we wese aho ari hirya no hino ku isi. Dushimira namwe mwese muduha komenti mutubwira uko byagiye bibafasha cyane mugatsinda nk'uko umuntu abisharinga kuri bagenzi banyu. Ni ubumenyi butagira umupaka rero. So ikiza rero ni igisangiwe. Turacyakomeza tugeze kuri iki kibazo kigira kiti imyaka fatizo ku bayobozi b'ibinyabiziga biri mu nzego C, D, E na F. Imyaka fatizo ku bayobozi b'ibyo binyabiziga, imyaka fatizo gufata ibikisi, fatizo y'ibiki. Aho naho hari utumva meaning yacyo. Iyo uvuze imyaka fatizo bivuga ngo ni nkuko tuvuga ngo gufata identity ni ukuba wujuje imyaka iyi n'iyi. Icyo baba bavuze ni imyaka fatizo. Clear? Noneho iyo bavuze imyaka fatizo ni ukugira ngo ujya gukorera ziriya kategori imyaka iri standard leta barashyizeho bitewe n'aho ariho hose uri, ugomba kuba wujuje imyaka ingahe. Nibyo bita fatizo rero. Kugira ukorere urwego C, urwego D, urwego E, urwego F, ni ukuba wujuje imyaka 20. Iki cyo ndumva cyaba cyumvikanye. Kandi zira ntiwazikorera utabanije rwa rwego rwa B. Icyo birashoboka. Ndumva icyo cyaba cyumvikanye. Twagiye gukira ikibazo. Iki kibazo cya 28 kiragira kiti ubuso murika bw'umurambararo w'amatara y'inyongera yashyiriweho abanyamaguru ntiburenga santimetero 5 kandi ashyirwa ku buhagarike ntarengwa. Ibiri bisubizo A, B, C, D. Igisubizo ni C, ku buhagarike ntarengwa bwa metero 1 na santimetero 50. Bari kutubwira tujye muri feruje. Hari ibimenyetso bimurika byagenewe kuyobora ibinyabiziga. Ubuso murika bw'umurambararo w'amatara y'inyongera yashyiriweho abanyamaguru. Amwe aba ari mu ishusho y'umuntu bita Claude, akaba ari mu ishusho y'umuntu bita Jeanne, ibintu nk'ibyo nyine. So muzantera amabuye ariko y'amatara aba ari mu ishusho y'umunyamaguru arimo atamporeza yambukiranya. Aba afite ubuso butarenze santimetero 5, noneho ashyirwa ku buhagarike ntarengwa bwa kangahe kugira ngo umuntu mugufiya azabashe kubibona bitamugoye, kugira ngo utwaye imodoka ngufiya igihe ayicayemo hakaba hatanzwe uburenganzira bw'abanyamaguru azayibone neza. Ashyirwa ku buhagarike ntarengwa bwa metero 1 na santimetero 50. Twagiye ku kindi kibazo. Ikindi kibazo kigira kiti intebe y'umugenzi wicaranye n'umuyobozi w'ikinyabiziga w'ikinyamitende 3 cyangwa w'ikinyamitende 4 bifite moteri igomba kugira ubugari butari munsi ya kangahe. Intebe y'umugenzi igomba kuba ifite ubugari butari munsi ya kangahe. Kirimo cyumvikana. Igomba kuba ifite ubugari butari munsi ya santimetero 40 intebe y'umugenzi. Hanahita mbibutsa ko iyo umuyobozi yo itagira ubugari butajya munsi ya santimetero 55. Tuzakibonaho nacyo. Twagiye ku kindi umuvuduko ntarengwa mu nsisiro ku modoka zitwarira abantu hamwe. Ubwo ni bisi, minibisi, kwasiteri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Naho ntugomba kurenga kilometero 50 muri makeya. Twagiye kuri iki kibazo nanone cy'ubwenge kigira kiti velomoteri ni kimwe mu binyabiziga byakora umuvuduko ntarengwa wa kilometero 60 ku isaha. Ubwo nyine uyikanda cyane akifuza ko yagendera muri 80 umuvuduko utarawukorewe, naho arabyumva ukuntu bari kuyibyaza ibyitahawe. Kandi ifite moteri itarengeje kangahe. Twakivuzeho mu episode ya
yabanjirije iyi ni ifite moteri itarengeje santimetero kibe 50. Velomoteri ni kimwe mu binyabiziga byakora mu muvuduko ntarengwa wa kilometero 60 ku isaha kandi ifite moteri itarengeje santimetero kibe 50. Bari tuhize ibibazo bibiri koko by'ubwenge. Ya tugiye ku kindi kibazo kigira kiti itara ritukura n'itara ry'icyatsi y'ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri bisobanura kimwe n'amatara atatu. Itara ritukura rishyirwa ubwo turi kuri feruje buriya hari abantu basoma na titire rwose kujya kuyumva rwose zahize. Turi muri feruje ku kibazo cya 32. Itara ritukura n'itara ry'icyatsi y'ibimenyetso bimurika wese ubyumva tugiye guhita ujyana mind muri feruje mu buryo bw'amatara abiri. Hari aho bashyira amatara abiri aho kuhashyira amatara atatu ngo biba bisobanura kimwe n'amatara atatu kuko atatu ayobora n'abiri arayobora bigatambuka. None bakatubwira installation zabyo ngo itara ritukura rishyirwa hehe kuri aho bashize amatara abiri umutuku n'icyatsi kibisi. Aho ari arayobora nk'uko atatayobora. None bakatubwira installation ivuga ngo itara ritukura rishyirwa hehe. Ngiye ibisubizo rero bitandukanye. Iravuga ngo ni hejuru y'itara ry'umuhondo kandi nyine ritarimo kandi umuhondo utanarimo. B ni munsi y'itara ry'icyatsi wapi. C hejuru y'itara ry'icyatsi kibisi niko bigenda. Umutuku uteka ushyirwa hejuru ku bimenyetso by'amatara abiri ubwo haba hari umutuku n'icyatsi kibisi. Umutuku ushyirwa hejuru y'icyatsi kibisi ubwo icyatsi kibisi igashyirwa munsi y'itara ry'umutuku. Rero batubajije ngo umutuku ushyirwa hejuru y'iriya tara hehe. Itara ritukura rishyirwa hejuru y'itara ry'icyatsi kibisi. Twagiye ku kindi kibazo. Ikibazo kiragira kiti ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ndavuga za moto ifite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubw'iya remorke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenga ku bugari bw'icyo kinyabiziga santimetero 30. Bari kutubwira ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Ubwo ni moto ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Kubura nta kuntu twabireba. Kuri cya kibazo twari tubajijwe yashatse kubereka ku bijyanye na moto ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Ngiyi moto ifite akanyabiziga ku ruhande. Ngiriya ipikipiki uyu muntu atwaye. Uyu muntu ninde buriya? Reka uyu muntu tumwite Claude. Afite ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Ngaka akanyabiziga ku ruhande. Noneho inyuma ya akanyabiziga ku ruhande nako karakurura remorke. Ikirimo cyumvikana. Iyi moto y'ubwayo yaba iri gukurura remorke inafite akanyabiziga ku ruhande. Kimwe nuko akanyabiziga ku ruhande kuri ubu ngubu hano aka kanyabiziga ko ku ruhande ntabwo ariko gafite iriya remorke iri inyuma ya moto. Ariko nubwo na iriya remorke cyase niko bimeze. Iyi ni moto ifite akanyabiziga ku ruhande. Ino moto iranakurura remorke inyuma yayo. Kikumvikana? Reka tujye noneho ku kibazo barimo batubaza turebe. Kuri iki kibazo cya 33. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki. Ya moto ifite akanyabiziga ko ku ruhande
kimwe n'ubw'iya romoruke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga. Imizigo yarambikwa inyuma hiriya moto, yarambikwa hejuru ya kariya karomoruke, yarambikwa kuri kariya kanyabiziga ku ruhande. Iki byose ni kimwe n'iyashyirwa kuri ya moto, igomba kuba ifite ubugari butarenga santimetero 30, nicyo batubwiraga. Sibiretse moto ifite akanyabiziga ku ruhande ikabasha no gukura romoruke yayo, kuko hariho n'utundi twa romoruke twinshi kanze ntubereke. Ngiyi moto nanone ifite karomoruke kubasha gukurura uko kaba kameze, ntabwo ikurura romoruke nk'iyi kamyo, ariko nguko biba bimeze utwa romoruke. Reka nongere mbereke moto ikurura karomoruke kajyana n'imbaraga zayo muri make. Nanone ngibi uko biba bihagaze, tumva iki kintu cyaba izi romoruke zose. Iyi romoruke twayibonye, iyi romoruke ngiya moto ikurura romoruke ikaba ifite n'akanyabiziga ku ruhande, uko ari bitatu turi kubibona koto. So turacyabashimira cyane kuko mudukurikira muri benshi, muduha feedback, dushimishwa niyo mutwandikiye mutubwira twaranyuzwe, tukongera tugashimishwa n'abatubwira ati wenda iki kibazo ntabwo nacyumvise neza, wakongera ukakinsobanuriraho, ugafata na contact zanjye ukananyandikira. Adresse ziba ziri muri description, nta kibazo ndagusobanurira pe. So mukomeze muryoherwe n'ubumenyi butagira umupaka aho muri hirya no hino ku isi.